Walireka mbaha ikaze kandi nizera ko mumeze neza mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri SF Trend cyangwa kuri Safi Trends. Nizera ko gahunda zanyu zikomeze kuba zigenda neza cyane kandi nibyo muherereyemo byose bikomeje kugenda bibanogera gatanu kuri gatanu. Tugiye kuganira ku bintu bigera muri bitatu cyangwa bibiri, aho turi buganire kuri bamwe mu ba influencer cyangwa kuri bamwe mu bajene twagiye tumenya kuri zino mbuga nkoranyambaga, ariko nyuma yuko polisi y'u Rwanda imaze gushiraho ingamba zikakaye ku bajene bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butemewe, bakoresha imbuga batukana, bakoresha imbuga bagaragaza amashusho ateye isoni adakwiye umunyarwanda. Bamwe bamaze kuba bakipanga ko bagiye gusezera. Twamenshoningamo nk'uwitwa Kasuku Media TV. Ndaza kuguha amajwi uze kuyumva mu kiganiro mo hagati, ndaza kuyagushiriraho. Hanyuma tugaruke nanone isaga nanone y'abajene bama house party, bakora ama house party ndetse n'ababaha amayo mazu bakora amayo house party, ndetse nanone hakagaruka mu kesko nyuma yuko maze guca inzoga z'ibyuma ndetse inzoga z'amarikeri zitujuje ubuziranenge mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba nanone bibutsa abantu ko uzafatanwa izo nzoga cyangwa se akagaragara muri izo house party byanyweye cyangwa se arimo arakoresha izo nzoga azabihanirwa byembetse. Rero kamwe nkwifuza kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma wowe byandikisha kuri SF Trend, nizere ko umeze fresh sana cyane. Nawe utariyandikisha nicyo giye kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi mbanagiye gukusanyiriza hano kuri SF Trend cyangwa kuri Safi Trends. Reka mbaze guplayingire ano majwi ya Kasuku Media TV, ndaza guplayingira ano majwi, twe turagaruka dukomeze n'ikiganiro nkuko nabikubwiye. Badishinganye irugenge uzagenda ryari? Sindamenye ko biri so uzagenda ryari? Sirada ukuri kuki batavuga kuri ibi bigarasha biyikoresha ze byirirwa kuki batavuga kuri ibi bigarasha biyikoresha ze byirirwa biyobya urubyiruko hano bagashikariza ibyo kutabigana no kubyamagana. Ibyo ntibyoreka abantu hano. Ngerege ibintu byanyu biranamaze kubivamo, ugiye kuzigendera mu bindi. Uzajya mu biki? Nagenda nkajya gushinga ikinamba, nagenda nkajya gukora ako ibi bintu nyine. Bagishinga he? Bagishinga irugenge. Uzagenda ryari? Sindamenye ko biri so social media zawe ukazishyira he? Nkabivaho ukabishyira nyine nabitanga nabidiritinga. Nye kugira rwose igihe kirimo geragenda kinsiga cyo kuri ibi bintu by'izo social media. None se agakomye kose pfa kuba gusa nari mpari umuntu arashaka ko ari jye ugaragaramo cyane. Umuntu nk'ubu ngubu nagiye gona mbona ibyo byana birimo biraza bivuga ngo nanjye ngiye muheruka kunyuma bigana byo gutuka no guhara bikana ryari ni barizo beheruka. No ndi kuba ugiye kugiti cyanjye ngiye mwameruka muri ibyo biganiro. Aha oyi hano ngajya gona ngabona umwana w'imbwa arahita ajya kuzana ikiganiro twari turiho. Welcome back nanone. Reka nizere ko umeze fresh cyane. Ngira ngo amagambo Kasuku we na Godfather bavuganye urayumva. Aba bajene n'abajene twamenye cyangwa se bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu buryo nakita ko n'uburyo nakita ko bitewe naho bimaze kuba byashyirwa n'abajene bamenyekanye kuri zino platforms, kuri zino social media mu buryo butari bwiza cyane, aho ari abajene bamenyekanye bibasira cyangwa se batukana. Reka duhere kuri Jesquizo Mipango. Uyu Jesquizo Mipango cyangwa Kasuku cyangwa Kambale Wilonja, uyu numwe mu bajene rwose bamenyekanye kuri zino mbuga nkoranyambaga, kimwe nuko yatinyuye abantu. Urumva ko Jesquizo Mipango Kasuku n'izina rinini
yatinyuye abantu kuvuga cyangwa gutukana mu ruhame bya bitutsi udashobora guhingutsa mu kanwa, bya bitutsi y'amagambo udashobora kuvuga mu ruhame. Uyu yatinyuye abantu abayereka ko ari amagambo asanzwe, ari amagambo ukoresha ahantu hose. Uyu nguyu rero akaba ari umwe nyine muri abo ba influencer nakubwiraga ko batumye public cyangwa urubyiruko rumwe na rumwe rwangirika, aho wumva umujene rwose atukwa mugenzi we mu ruhame ukabona ntacyo bimubwiye, kamuto ku babyeyi turakagira ibiki. Donc ni ibintu yatumye urubyiruko rwumva ko ari ibintu biri simple bidafite icyo bitwaye. Ariko nibagiwe n'uyu Godfather aho nawe yagiye yumvikana mu majwi ndetse no mu mavideo aho atuka abantu kuri ba nyina, aho abarisha amabere y'ababyeyi babo. Donc ni ibitutsi bagiye bakoresha byatumye tunabamenya, kuko byatumye bamenyekana abajene, kuko n'abajene rwose bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga batukana. Uwitwa Skizzo Mipango rero nyuma yuko nyine amaze kumva ko ingoma zahinduye imirishyo, cyane ko abantu bamwe baribazaga nese ko uyu mujene yibasira abantu akabatuka ku myanya myibarukiro y'ababyeyi babo, akati murakagira iki, uragagira ibi nibi, urakarya amabere ibiki, ibintu nk'ibyo abantu bakibaza nese kuki uno mujene adahamagarwa ngo akurikiranwe n'inkiko z'u Rwanda, kuki adahamagarwa ngo abazwe impamvu yibasira abandi bantu, impamvu atukana mu ruhame kuriya, ndetse kandi yirengagije ko ari public figures ku buryo ijambo akoresheje rishobora kuba rinini, bigatuma urubyiruko rurikoresha rya jambo birugira nk'aho ari ijambo risanzwe. Nyuma rero yuko nyine ingoma zimaze kuba zahindura imirishyo, uwitwa Kambale Wilonja cyangwa Kasuku yamaze kwanzura ko we ashobora kuva muri bino bintu by'ama social medias, hanyuma akigira mu igaraje cyangwa ikinamba irugenge nk'uko abivuga. Ariko nibaza ko atari yo nzira, ahubwo icyo yagakoze, cyane ko n'uwitwa Scovia yigeze kugaruka kuri Kasuku, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nibuka ko na Kensi na Mutabaruka bigeze kuba bagaruka kuri Kasuku bibaza impamvu adakurikiranwa, cyane ko ari ibintu nyine byari bimaze kugoyinga viral ko Kasuku aho mubonye tubona ko ari ibitutsi byigendera, wabona Godfather ukabona ko ari ibitutsi byigendera. Hanyuma bakibaza nese impamvu uyu n'umujene adakurikiranwa, yabakorana na leta. Ese niba akorana na leta, ni leta imutuma gutukana? Ukumva donc ntabwo abantu babivugagaho rumwe. Ariko icyo nabivugaho nuko nyuma yuko nyine police y'u Rwanda imaze gukaza umukwabo ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo nabi, batukana, bagira ibindi bintu bitari by'ubunyarwanda rwose, ibi police y'u Rwanda yamaze kubihagurukira. Hanyuma uwitwa Kasuku Wilonja we yamaze kwanzura ko rwose ashobora kuva kuri zino mbuga agashaka ibindi bintu yikorera, kuko ngo no mu magambo ye nkuko yiyumvira avuga ni buri agakomenya kose bahita batubwo ni Skizzo Mipango niwe wagowe, niwe utukana n'ibindi. Rero uwitwa Skizzo Mipango akaba yamaze kwanzura ko rwose ashobora gusezera izi mbuga mu gihe kitarambiranye cyane. Ariko uwitwa Godfather we aracyatsimbaraye kuko avuga ko ngo we ngo n'amagambo akakayakoresha, ngo natukana, ngo nta n'iki, ngo niyo mpamvu we aracyari kuri izi mbuga ngo paka kabisa. Kandi nyamara uwitwa ikiri Kasuku, ikiri Godfather rwose aba n'abajene rwose bakoresha amagambo naho wumva ukagira ubwoba sana cyane. Reka twikomereze ku bantu rero b'imyidagaduro, ku bajene cyane ni ku rubyiruko. Ni urubyiruko, ni urumva ko ari rwo rukora mu bintu byo kuryoshya. Ibi nabyo police y'u Rwanda yaje kubigarukaho, aho ngo hari uburyo abajene rwose bajya mu bitaramo ugasanga umuntu yambaye uko yishakiye. Ariko nibaza ko igitaramo, niba ari ibitaramo bitandukanye n'urusengero cyangwa bitandukanye no kuri alitari, kuko uko umuntu yajya muri pate mu kirori ntago ariko yajya rwose mu rusengero. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Police y'u Rwanda nubwo ivuga ko hari hari uburyo usanga umuntu yabikabirije rwose, umuntu akagenda yambaye hafi ya ntawe, ugasanga rwose umukobwa yambaye ubusa buri ukibaza nese uyu muntu ubwo araza guca mu bantu, aje gukina prono mu bantu, ukabona ni ibintu biri bizarre cyane rwose. Ibi ngibi rwose niba uzi ko uri umwe mu bakobwa bitwaraga muri ubu buryo, umenye ko
polisi y'u Rwanda yamaze kuba yagufatira ingamba, cyane ko n'imyenda migufi ko yego turi mu gihe cyasama cyangwa se ndari igihe abari igihe cyasama, ariko hari igihe ubona umuntu rwose nawe ukagira ubwoba ukareba imyambarire ukabona iteje ikibazo societe. Ibi rero polisi y'u Rwanda yamaze kuvuga ko rwose mu bitaramo hagomba kujya hagenzurwa uburyo bw'imyitwarire, kuko kabone nubwo yagiye mu kuryoshya ariko ugomba kugira discipline nk'umuntu, ugomba kugira discipline nk'umunyarwanda. You have to respect yourself even, sibyo? Ugomba kwiyubaha wowe ubwawe, kuko izo image rwose nizo usanga ziri guteza ibibazo hano hanze. Ugasanga wenda umukobwa ngo byagenze gutya na gutya, kandi mu by'ukuri niwe wakize gute, niwe wabyukururiye. Kuko niba umukobwa aje mu gitaramo cyangwa se akaza muri house party n'abandi bajene akaza yambaye ubusa kuriye, rwose nta mpamvu yuko abajene batazamwurira, cyane ko nizo house party abarimo amayoga, abarimo n'ibindi bisindisha byinshi. Urumva rero nyuma yuko mumaze gusinda haba hagomba kugira ibindi bintu biza kwivanga muri uko gusinda kwaba, ariko urumva ko biba byaturutse kuri nyir'ubwite waje wiyambitse ubusa, kandi kameme bifite ukuntu bitari kugaragara neza muri societe nyarwanda. Ibyo nibyo polisi y'u Rwanda yaje kuba yaza kubihagurukira. Nyuma rero yuko polisi y'u Rwanda imaze kuba yahagarika inzoga z'ibyuma ku masoko ndetse no mu bitaramo ndetse no mu mastoba agiye atandukanye, bamaze gutangaza ko umuntu wese uzafatanwa inzoga cyangwa se wenda akaba yagaragara arimo arazinywa, icyo rwose uzakimenyera. Icyo ni igihano gikomeye cyane. Ibindi bihano bizakurikirwa ni wowe uzamenya ukuntu ubyikuramo, ni wowe uzamenya ukuntu ubura naho wakwiye izo nzoga kandi zaramaze gucibwa mu gihugu. Nanone kandi ikindi kintu kiriho ni ikintu kijyanye n'amahouse party ndetse n'ibinyobwa byakundaga kujya muri izo house party, kuko urumva izo house party haba harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye. Ariko polisi y'u Rwanda yamaze kwiyama cyane mu bajene baza mu house party ndetse n'abo bakobwa, ndetse inagaruka kuri ba nyirayo mazu ndetse kuri abo bangabo baha abo bajene ayo mazu bari bukoreremo izo house parties zabo, kuko ngo ibyo ngibyo biri mu bikorera ubwomanzi no kwitwara nabi kwa hato na hato. Ugena wumva mu rubyiruko ngaho ugasanga abajene banywa amatabe, abandi n'abasinzi bikabije. Wareba umujene w'imyaka 20 rwose ukagira n'umujene w'imyaka 60. Ibyo byose polisi y'u Rwanda yakomeje kugenda ibigarukaho, cyane ko hari n'abaraye bafashwe. Je pense ko baraye bafashwe bafatiye muri house party barimo barakoresha izi nzoga zaciwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abo ngabo rero tayari bamaze kuba bagezwa imbere kugira ngo bagire ibyo babazwa banabihanirwe, kuko ni ukurenga ku mategeko nkana, ni ukwirengagiza itegeko no gusuzugura birenze. Kuko nimba inzoga zarakorewe isuzumwa zigasanga zitujuje ubuziranenge, zigacibwa mu gihugu, zigacibwa mu mabutike, n'izavaga hanze zose zigahagarikwa, hanyuma hadaciye kabiri kuko nta cyumweru kinyuzemo ugahita usanga urubyiruko warufatiye muri house party rurimo rurakoresha za nzoga zaciwe, rurimo ruranywa bya biyoga byaciwe by'ibyuma. Ubwo urumva ko harimo ibyaha byinshi, harimo gusuzugura inzego, hakazamo kwica itegeko nkana unabizi, hakazamo icyo cy'amahouse party kandi amahouse party bitemewe, ndetse urumva ko byabaye mu masaha y'ijoro uko byasa kose. Urumva ko ibyaha ari byinshi kuri uruno rubyiruko rwaje gufatwa rurimo ruraryoshye cyangwa rurimo rurakora ibirori cyangwa rurimo ruraryoherwa muri house party. Well, ayo niyo makuru cyangwa se nizo updates nagira ngo duse n'abaganiraho gake cyane. So reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma mwebwe mwese mwakoze subscribe kabisa, ni iby'ingenzi kandi by'agaciro gakomeye cyane. Hanyuma nawe wowe utarakora subscribe kuri Safi Trends reka cyangwa kuri SF Trend, reka ni nkwifurize cyangwa se ngusabe gukanda subscribe, like na share. Ariko nanone ntukibagirwe nyine gukanda ku nzogera, kuko buriya inzogera ni sawa ihita ikubwira ko tumaze kuba twaguha makuru agishyushye, kugira ngo nyine uyamenye uburi updated, kugira ngo utazajya umenya makuru yamaze kuba yatambuka cyangwa se yamaze kuba yaba expired. So rero nicyo ngusaba,
hanyuma nawe ku muntu ukeneye ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, utubati, gukoresha igikoni kigezweho, ibitanda, nta kindi hamagara kuri 0788 91 583 ni Ketna Fashion Arts. Baraguha ibikoresho byiza cyane kabisa. Ketna Fashion Out baraguha ibikoresho byiza cyane kabisa kandi bifite ubuziranenge. Nimero yabo rero ni 0788 kandi ikindi bakora free delivery around Kigali. Hanyuma waba uri hanze ya Kigali cyangwa se uri mu ntara bakakugereza Nyabugogo, hanyuma ibindi nawe ukaba wabyikurikiranira. So reka mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nge nkuko bisanzwe you call me Safi Tiger mwenyewe. Reka mwifurize ibihe byiza. Shalom.